Uyu munsi ndatangira mbabaza ikibazo kigira kiti kuki abantu benshi bakiri bato bumva bazaba abakire cyangwa abantu bakomeye ariko bakura bigahinduka. Hari ibintu abantu benshi batajya bibaza ariko iyo ubitekerejeho neza usanga biteye ubwoba. Ese kuki hafi ya buri mwana akura yumva azaba umuntu ukomeye? Ese kuki umwana muto ahora atekereza ubuzima bwiza? Kuki twese tukiri bato twabonaga ejo hazaza hacu ari ahantu heza cyane? Nta mwana ubaho urota kuba umukene, nta n'umwana ubaho yumva azakura yihebye, nta n'umwana ubaho yumva azabaho ubuzima bwo kubabara gusa, ahubwo umwana ahora yumva hari ikintu gikomeye kimutegereje imbere. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: ni iki kiba hagati y'umwana n'ubukuru kigatuma umuntu ahinduka? Ni iki gituma umuntu wari ufite inzozi nini aza kugera aho yumva nta cyizere gisigaye? Ese ni iki gituma umuntu wari wizeye ubuzima aza kugera aho atinya no kugerageza? Buriya hari abantu benshi uba ubona batuje basa n'abamaze kwemera ubuzima babayemo, nyamara iyo usubiye inyuma usanga nabo barigeze kugira inzozi zikomeye cyane, barigeze kumva ko bazahindura ubuzima, barigeze kwizera ko bazagera kure, barigeze kumva ko hari ikintu gikomeye bazaba cyo. Ariko uko imyaka yagiye ishira, ubuzima buhoro buhoro bwagiye bubambura cya cyizere. Uyu munsi rero tugiye kureba impamvu nyamukuru zituma abantu benshi bakura, bamara gukura bagatakaza inzozi zabo n'icyizere bari bifitiye bakiri bato. Kandi tugiye kubisobanukirwa mu buryo bwimbitse, cyane cyane ku buryo ushobora kwisanga muri iki kiganiro cyangwa ukumva hari byinshi bikugarukaho mu buzima bwawe. Njye nitwa Olivier, muhaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa ibi. Tudatinze duhereye ku kintu cya mbere, umwana agira icyizere cyinshi cy'ejo hazaza. Iyo umuntu akiri umwana aba ataramenya neza uburemere bw'ubuzima nyabwo, n'impamvu arota cyane kandi yumva nta kidashoboka. Umwana ntiyibaza aho amafaranga azava, uburyo ibintu bikorwa, cyangwa inzitizi ziri mu buzima. Uwo atekereza gusa ko ashaka kuzaba icyo atekereza. Niyo mpamvu abana benshi bavuga ibintu bikomeye nta bwoba bafite, baba bafite umutima wuzuye icyizere n'inzozi. Ariko uko umuntu agenda akura atangira guhura n'ukuri k'ubuzima, atangira gutsindwa, agatangira kubura amafaranga, agatangira kubura akazi, agatangira guhemukirwa, ndetse agatangira no guhura n'ibibazo bitandukanye. Nibwo cya cyizere cyo mu bwana gitangira kugabanuka. Icya kabiri, ubuzima bwigisha abantu gutinya gutsindwa. Abantu benshi bahinduka nyuma yo gutsindwa. Ugasanga umuntu yaragerageje, arakora, ashinga bizinesi biranga. Ugasanga umuntu yashatse akazi imyaka myinshi ntiyakabona, cyangwa yari yizeye ibintu byinshi ariko ntibyagenze nk'uko yabitekerezaga. Iyo ibi bibaye kenshi, umuntu atangira kwibwira ati ahari nararotaga, agatangira kwibaza za nzozi yarotaga akiri muto. Nibwo atangira gusubiza ubwenge ku gihe, agatangira gutekereza ko yaba yararotaga. Nyamara ikibazo si uko yarotaga nabi, ahubwo ni uko ubuzima bwagiye bumuca intege buhoro buhoro. Buhoro buhoro umuntu atangira gutinya kongera kwizera ibintu bikomeye, atangira kwiyumvisha ko kugerageza nta kamaro bikimufitiye, ndetse bamwe bagatangira kubaho ubuzima bwo kwemera gusa ibyo bafite nubwo baba batishimye. Ikindi cya gatatu, abantu n'ibidukikije bishobora kwica inzozi zacu. Hari abantu bakurira ahantu bavuga amagambo aca intege, urugero ubuzima burakomeye cyane, ugakura wumva ko aho hantu ubuzima bwaho buba bukomeye. Ugakura wumva bavuga ko ibintu bitaba byoroshye kuba umukire aho hantu, bavuga ko abantu bakomeye bavukana amahirwe, bavuga ko udakwiye kurota cyane kuko ntacyo byakumarira.
Iyo umuntu ahora yumva amagambo nk'aya imyaka myinshi, buhoro buhoro arayemera. Aho kugira ngo atekereze uburyo yatera imbere, atangira gutinya kugerageza. Ni nayo mpamvu hari abantu benshi bafite ubwenge, impano, ibitekerezo byiza, ariko ntibabikoreshe kubera gutinya gutsindwa cyangwa kutizerwa. Ikibabaje kurushaho ni uko hari abantu benshi bapfa bafite ubushobozi bwinshi batigeze bakoresha. Ikindi cya kane, uko ukura niko inshingano zigenda ziyongera zikuba. Iyo umuntu akiri muto, nta bintu byinshi, nta nshingano nyinshi aba afite muri make. Nta gitutu cy'ubuzima cyinshi aba afite, ariko uko agenda akura bigenda biza. Gatangira kubazwa amafaranga y'inzu, ibibazo by'umuryango, gushaka ibibatunga n'izindi nshingano zitangira kumuremerera. Aho gutekereza ku nzozi ze, atangira gutekereza uburyo yabona icyo kurya cyangwa icyo kwishyura. Niyo mpamvu abantu benshi batangira kuvuga bati, nabaga mfite inzozi nyinshi nkiri muto. Nyamara si uko wazibagiwe, ahubwo ni uko ubuzima bwageze aho bukakuremerera, kugeza aho wumva nta mwanya wo kongera kugerageza ku byo wifuzaga. Ikindi cya gatanu ni ukugereranya ubuzima bwacu n'abandi. Nabyo bituma abantu benshi biheba. Muri iki gihe cya social media, abantu benshi bareba ubuzima bw'abandi bakumva basigaye inyuma cyangwa bakumva barasigaye inyuma. Bakabona imodoka zihenze, amazu meza, amafaranga cyangwa ubuzima bwiza bw'ibyamamare, maze bakumva ko bo ntacyo bazigezaho. Nyamara akenshi abantu berekana ibyiza gusa, ntiberekana ibibazo banyuramo mu buzima bwabo, kuko biragoye kuba wanabimenya koko. Ibyo bintu bituma abantu benshi bitakariza icyizere kandi bakumva ko inzozi zabo zitagishoboka. Hari n'abatangira kwanga ubuzima bwabo kubera gusa kugereranya urugendo rwabo n'urw'abandi babona kuri social media. Icya gatandatu, nanone hari abakomeza kurwanira inzozi zabo. Biba bigishoboka ko wakomeza ukarwanira inzozi zawe. Buriya ntabwo biba bivuze ko ukwiye gufata inzozi warose uri umwana ngo uvuge ngo byari ubwana. Birashoboka cyane ko ushobora kuzikurikiza umaze gukura, ukaba wazigeraho mu buryo wazitayeho. Nubwo abantu benshi bacika intege uko bakura, hari abakomeza kwizera inzozi zabo kugeza bazigezeho. Abo bantu batandukanye na ba bandi kubera ko badacika intege vuba. Baba batemera gutsindwa kandi bagakomeza kugerageza. N'iyo ibintu biba bikomeye, barakomeza bakagerageza kugeza babigezeho. Aho niho ubwenge buri. Abantu benshi bakomeye ku isi banyuze mu bihe bikomeye mbere yo gutsinda. Hari ababwiwe ko ntacyo bazigezaho, hari n'ababayeho nabi cyane, ariko itandukaniro ryabo ni uko batigeze bemera gucika intege ngo bahare bumve ko byanze. Umwanzuro w'iki kiganiro: kumva uzaba umuntu ukomeye ukiri muto ntabwo ari ubuswa cyangwa kurota ngo wumve bidafite ishingiro ngo ni uko wari ukiri muto, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko umuntu avukana icyifuzo cyo gutera imbere no gushaka ubuzima bwiza. Ariko uko umuntu agenda akura, ubuzima bushobora kumuca intege, kumutera ubwoba cyangwa kumwibagiza ibyo yifuzaga. Ikibazo rero si ukurota cyane, ikibazo ni ukwemera ko inzozi zipfa burundu. Kuko hari abantu benshi bageze ku nzozi zabo cyangwa se ku ntsinzi nyuma y'imyaka myinshi, baragiye bahura n'ibibazo byo gutsindwa no kwiheba. Niyo mpamvu umuntu adakwiye kwemera ko ubuzima arimo none uyu munsi ari bwo buzamuranga iteka ryose, kuko rimwe na rimwe inzozi umuntu yagize akiri umwana ziba zigerageza kumwereka uwo ashobora kuzaba igihe ataretse kwizera ejo hazaza he. Ndabashimiye. Njye nitwa Olivier.